Mu mwaka w'1984 umusore umwe yinjiye mu cyumba cy'igeragezwa rya filime muri Hollywood. Yari afite imyaka 20. Nta muntu wamurebye kabiri, nta muntu wamwitayeho. Yasaga nkaho atigeze agira aho hantu, cyangwa se yasaga nkaho atariho, atigeze agira muri icyo cyumba na gato. Ariko hashije imyaka mike cyane, uwo musore yahindutse umwe mu bagabo bakunzwe cyane ku isi yose. Ikibazo si uko yahindutse mu isura, ahubwo hari icyo yamenye ndetse yabashije gusobanukirwa. Ibintu abantu benshi batigishwa, cyangwa se ibintu abantu benshi baterekerwa uburyo gikorwa, ikintu gituma abantu bose ubabaho nka rukurusese, cyangwa ahantu hose ugeze ukabona nyine ufite igikundiro, ahantu hose ugeze ukabona nyine abantu bari kukwakirana urugwiro, barakwishimiye. Buriya abantu benshi batekereza ko buriya gukundwa biterwa n'isura cyangwa se amafaranga cyangwa kubuzwi, ariko ibyo byose si byo. Ukuri ni uko buriya igikundiro se cyangwa gukurura abantu si ikintu uhabwa, ahubwo ni ikintu wowe wiyubakira wowe ku giti cyawe. Ni uburyo uhagaze, ni uburyo uvuga, ndetse n'uburyo winjira mu cyumba abantu bose bakumva ko hari icyo usa nkaho ubazaniye. Hari abagabo benshi binjira mu cyumba ntihagire umuntu babona, cyangwa se ntihagire umuntu uhindukirana gato basi ngo arebe uwo muntu ninde, uwo muntu aje kuvuga iki, habe n'agaciro na gato bamuhereza. Ariko hari n'abandi binjira ahantu runaka bose bagahindukira bakabareba, batitaye kuba baje kuvuga ubusa, cyangwa se batitaye kuba hari ikintu runaka kitari ingenzi aje kubabwira muri ako kanya. Bo kuba ahageze gusa abantu bagahita bahindukira bakamureba bakamutumberera. Itandukaniro riri hano si ukuvuga ngo ni amahirwe yagize ngo abashe kuba yagira igikundiro se, cyangwa ni ibintu nyine byo kumva ko agira igikundiro se cyangwa akurura abantu, ahubwo ni code se, cyangwa ni uburyo iyo ubashije wowe kubusobanukirwa, cyangwa se nawe ukabasha kumenya iyo code, nawe biba byahita bihindura uburyo abantu bagufataga. Nawe wagira ahantu runaka abantu bakakwifuza, nawe ukagira igikundiro nyine. Nawe ahantu hose wagera ukabona ko abantu bari kugushamadukira, kandi wabonaga ari ibintu bidasanzwe. Nk'iyo nkuru yabaye kuri uriya musore w'imyaka 20 mu 1984. Yahoze nta muntu n'umwe umwitayeho, nta muntu n'umwe umureba, ariko agera kuri level yinjira ahantu abantu bakifuza no kumukoraho, cyangwa se abantu bakamushamadukira bakamwifuza, kandi yarahoze ari umuntu uraho w'amafuti. Reba abantu nka ba Kena Olivis, Muhammad Ali cyangwa Barack Obama, si uko bose basa cyangwa se bose bafite isura zimwe, si uko bose bakize cyane ku rwego rungana, ariko bose bafite ikintu kimwe bahuriyeho: kwiyobora ndetse no kwigenzura. Biyiziho kwigenzura, nibahubuka mu bintu bakora, nibashaka kwemerwa n'abantu bose bahuye nabo, bavuga ngo bashaka kumva ko abantu bose bahuye nabo babakunda se cyangwa babagirira icyo gikundiro. Kandi ibyo nibyo bituma abantu ahubwo babashaka kuba biyiziho kwigenzura, kuba ubu ubwabo biyubaha ndetse bakamenya no kwiyemera, ndetse nibashaka ko abantu babakunda cyane. Nibyo noneho bituma abantu babashaka cyane ndetse babifuza cyane. Abantu benshi buriya bagerageza gushimisha abandi cyane, bavuga ibyo abantu bashaka kumva, bakora ibyo abantu bashaka, ndetse bumva ko ikintu cyose bakora kiraza gushyigikira ku byifuzo by'abantu kugira ngo wenda babakururireho icyo gikundo se, cyangwa babagureho iyo attention ndetse n'iyo attraction bayibagureho. Ariko ikibazo ni iki ngiki: uko ugerageza gushimisha abantu bose, niko urushaho kubura agaciro kawe. Abantu buriya ntibakunda umuntu basaba ko bamukunda cyangwa se bamwitaho cyane, ahubwo bakunda wa muntu utabikeneye cyane, wa muntu bereka ko bamukunda batamukunda ntacyo bibabwiye, cyane cyane ku gitsina gore. Wa muntu bereka ko baba bahari baba badahari, cyangwa se wa mukobwa cyangwa wa mugabo, waba uhari waba udahari, njyewe ntacyo bintwaye. Kuba uhari ni ibintu bisanzwe, kuba udahari nabwo ndakomeza mbeho. Abo nibo bantu baba bakunzwe cyane, nabo bantu abantu baba bashaka cyane. Nanga abantu bakunda wa muntu usa nkaho uri kubaguraho urukundo, uri kubaguha igitinyiro, cyangwa se uri kubaguraho nyine kuba bamushamadukira cyane. Bakunda wa muntu nyine ibyo byose ubyirengagiza, agakora ibintu wenda byiza ari kubakorera, ariko bakabereka nkaho atanabyitaho ibyo bintu yabakoreye, atari kubereka ko nyine nimba yabagiriye neza cyangwa se yabakoreye ikintu runaka, hari ikintu yari ari kubaguraho nk'igikundo cye cyangwa igitinyo cyangwa se ikindi kintu runaka. Buriya kwigirira icyizere cyangwa se kugira confidence si uguseka cyane, si ugukora ibintu byo kwiyerekana cyane, ahubwo ni ukumenya ituze riva muri wowe mo imbere rikagaragarira no hanze y'abantu bakaribona. Ni ukumenya agaciro kawe, nubwo nta muntu waba uri kukwemera se, cyangwa nta muntu waba ukwishimiye, wowe ukagumya ugahagarara ku gaciro kawe ndetse ukagumya no kwiyubaha. Ni uko ushobora guceceka cyangwa se kwirinda kuvuga, kandi bikavuga cyangwa se bigasobanura ibintu byinshi, bigasobanura amagambo menshi, kandi nta kintu na kimwe wavuze. Buriya abagabo benshi bafite igikundo cyangwa se bakurura abagore cyane cyane, ntibavuga ibintu byinshi, ariko iyo bavuze icyo kintu gitoya bavuze cyangwa ayo magambo make yabavuze, abantu bose batega amatwi bakabumva, abantu bose barahagarara bagatega amatwi, ndetse ikintu cyose bari gukora muri ako kanya abantu bose baracyitekereza nyine bakagikurikira, bitewe n'uko babamenyeraho kutavuga. Rero abantu baba bashishikajwe no kumva ese ni cye kintu runaka kirabava muri aka kanwa,
nibavuga cyane. Buriya abantu nibakurikirana amagambo yawe se cyangwa abantu ntabwo bazakururwa n'amagambo yawe, ahubwo abantu bazakururwa na energy yawe se cyangwa n'imbaraga zawe. Ese uri umuntu uhora uhangayitse cyangwa se uri umuntu uhora utuje kandi wiyizeye muri situation iyo ari yo yose runaka, urishimye cyane, ufite ibyishimo byakurenze ariko wagumye uratuza, ufite ibibazo byinshi cyangwa se ufite ibintu bikubangamiye byinshi ariko wagumye uratuza, ntabwo uri kumwe n'abantu wishimiye, ntabwo uri muri situation nziza, ibintu ntabwo birimo biragenda neza, ubuzima buri kugumya nyine bugaragara yuko bitari kukugendekera neza, cyangwa se ejo uri kubona bitazagenda neza, ariko uri wa muntu utigeze uhinduka, uri wa muntu wagumanye vibes, uri wa muntu nyine uguma uhagaze uri stand ugaragara nkaho nta kibazo na kimwe afite. Ese winjira ahantu witinya cyangwa iyo winjira ahantu umeze nkaho hazi, umeze nkaho nyine ari iwawe uri kwinjira, buriya energy yawe cyangwa imbaraga zawe nizo zituma abantu bagukunda cyangwa se bakwifuza cyane cyangwa se bakwirinda bitewe na situation uko wayitwayemo, ahantu uko wahageze ukahitwara, winjiye ahantu abantu batakuzi se cyangwa uri muri situation yo kujya imbere y'amaso y'abantu kuri kwitwara ukuri gukora, ibyo bizatuma abantu bakukunda cyangwa se bakwirinde cyangwa bavuge ngo uyu muntu ashobora kuba ari umuntu wa danger. Rero tugiye kureba uko wakubaka igitinyiro cye cyangwa igikundo cyangwa se uko wakubaka iyo attraction ukamera nkaho uri magnetic ku bantu, abantu bose bakajya bakunda bakakwishimira ndetse bakaba banagukunda. Niba ushaka kuba umuntu abantu bakunda cyane, abantu bishimira, tangirira ahangaha. Iyubahe, imenye, ihangane, vuga bike ariko bifite ireme kandi ibintu umuntu wese yakumva ko ari ibintu bifite umurongo. Kandi icy'ingenzi kurusha ibindi, ntugahore ushaka kwemerwa n'abantu bose cyangwa se wumve ngo ushaka kwemeza abantu. Umuntu wese muhuye ngo urakora ikintu umwemeze, cyangwa se umuntu wese uri kubona wamwishimiye wamukunze uri gushaka ngo nawe agukunde. Buriya iyo uhagarutse kwiruka inyuma y'abantu nibwo abantu nabo batangira kugukurikirana ndetse no kukwirukaho. Hari ukwereka ko abantu bakunze se cyangwa ubishimiye atari ngombwa ngo ugende ngo ukore iyo bwabaga, kugenda uvuge amagambo menshi, ugenda ubereka nyine ko bakeneye mu buryo bwo kwitwara gusa, wowe ukagenda ukiyubaha, ukimenya ndetse ukisobanukirwa, ariko n'abantu bakabona ko ubitayeho kandi ubakunze, atari kwa kuvuga ngo uragiye umuntu hoza umwiruka inyuma, umuntu akweretse ko nta mwanya afite, ugomeje kumwiruka inyuma, uri kuhatiriza umuntu yuko yaguha umwanya, uri guhamagara cyane umuntu nimba wamwishimiye, abantu bari kukubona cyangwa se uri kugera ahantu runaka, uri kuba uri wenyine cyangwa se wenda nta muntu uri kukokwipa muri ako kanya ufite, ariko ukagerageza gushakisha abantu, ntugende ngo wihagarareho. Nimba ari na situation ihari, nubwo waba uri wenyine, tugaragaza ko uri umugabo ukomeye cyangwa se umugabo ushikamye, wahita ubasha guhandura ndetse no kurwana n'iyo situation, nubwo nta muntu waba umukikije cyangwa se nubwo nta muntu yaba afite, wowe ukagaragara nkaho mu gihe nta hari umuntu utari mu buzima bwawe, cyangwa se mu gihe hari igice just nk'abantu wenda bakwegera cyangwa bakugaragiye, uri kugaragara nkaho utuzuye. Ugasanga kugira ngo umve kuri wa muntu ushikamye, wajya ahantu runaka cyangwa se wagera nko muri societe y'abantu benshi cyangwa wakinjira ahantu, biri kugusaba yuko ukeneye undi muntu muraba muri kumwe, biri kugusaba yuko urabaho nyine hari umuntu ukuri uruhande, utabikora wowe ku giti cyawe wenyine, kandi ari ibintu bisa nkaho byoroshye yuko wakora. Wowe menya kwiyubaha, wimenye kandi wihangane, kandi ugerageze kuvuga ibintu bike kandi bifite ireme, kandi ugerageze kwihagarara ahantu hose ugereze, ugaragaze ko ufite confidence, ugaragaze nuko nubwo ibintu byaba bimeze nabi yuko uri umuntu wa danger kandi uri umuntu ukomeye. Buriya attraction cyangwa se kugira igikundiro cyangwa se guca ahantu abantu bakagukunda bakakwishimira, si amarozi se cyangwa se si ikintu ngo umuntu avukana ngo njye navukanye igikundiro se cyangwa navukanye impano ya danger yo gukundwa cyane, ndetse si impano umuntu avukana, ahubwo n'ubumenyi ndetse n'amayeri wowe ubwawe wiyigisha se cyangwa ukigishwa nk'aka kanya ukuntu turi kureba kino kiganiro. Ibyo bintu byose wabasha kubikurikiza, wabasha kubigendamo neza, ugasanga nyine nawe uri gukundwa cyane, ukasanga nawe uri gukurura abantu, atari ukuvuga ngo ni ibintu wagiye ngo ujyamo cyangwa se ngo ni ibindi bintu wahinduye, ari uguhindura imico yawe, discipline, imyitwarire, uburyo witwara muri society, uburyo witwara mu gihe wageze muri rubanda nyamwinshi. Ibyo byonyine bikaba byabasha kuba byahindura uko abantu bagufataga, cyane cyane igitsina gore uko bakubonaga ndetse n'uburyo bakwiyumvagamo. Kandi buri muntu wese ashobora kubyiga, akiga ayo mayeri ndetse akiga ubwo bumenyi, nawe akaba yabasha kuba yagira icyo gikundo ndetse n'icyo gitinyiro cy'abantu. Ikibazo ni iki ngiki rero, ese witeguye guhinduka mu byo ukora bya buri munsi, cyangwa witeguye guhindura iyo mico yawe, cyangwa uzakomeza kuba wa muntu utagaragara mu isi yuzemo amahirwe yo kwiyerekana, mu isi yuzemo gukundwa, mu isi yuzemo ko abantu nawe babona ko uri umuntu ushoboye cyangwa se uri umuntu wa danger? Niba wifuza ko abantu bibuka wowe igihe cyose muhure cyangwa se amasegonda make mwahuye, ariko bakazagumya bibuka isura yawe, bakazaguma bibuka bagutekereza ku buryo niyo hashira imyaka 10 abantu bazavuga ngo uyu muntu nigeze kumubonaho, uyu muntu twigeze guhuraho,
just nkunga kwa kundi nyine umuntu muhura ariko buri gihe ukajya uvuga ngo uyu muntu utwara we kandi byaranshimishije, atari kwa kuvuga ngo uciye mu muhanda umuntu murahuye bise byibagirana. Tangira uyu munsi umenye ko gukundwa cyangwa se kugira igikundo cy'abantu atari ibintu umuntu avukana, ari ibintu yiyubake. We tangira uyu munsi, ndabizi neza igihe kizagira abantu bagukunda cyangwa se abantu bakwishimira, ariko wabashije gukurikiza ariya mayeri ndetse wabashije gukurikiza biriya bintu neza, ndabizi bizakunda kandi bizagenda neza. Kora subscribe tuze no kubana mu kandi kanya gato. Ciao ciao.